This is Gospel Moment with David. Abashyitsi bacu Imana ibaha umugisha, kandi uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza. Ndagira ngo rero twihuta twinjire mu cyigisho cyacu cy'uyu mugoroba, cyane ko iminota yacu irimo kugenda yiruka. Hariya niba murimo kubireba, dufite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo iki? Murakoze cyane. Amayeri y'abahanuzi b'iki? B'ibinyoma mu minsi y'iki? Mu minsi y'imperuka. Munyemerere dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugize amahirwe n'umugisha byo gutega amatwi ijambo ryawe. Yaba njyewe mpagaze imbere y'ubwoko bwawe, ndi umwigishwa wawe, ni wowe ugiye kutubera umwigisha mukuru. Mwuka wera aza twigisha ukuri kwawe kandi agushyire mu buzima bwacu. Akubike aho tuzakwibuka mu gihe nyacyo cyo kugukoresha, kandi buri muntu wese uvumbura amatsiko ye muri uyu mugoroba, kugira ngo ibyo yari yarabeshywe byigizweyo, ahubwo yishika afate ubuzima bwe abuzirike ku ijambo ryawe. Ububasha bwawe n'ubusobanuro buva kuri wowe aba ari byo bitugota, kugira ngo twumve neza icyo umwuka bwira itorero. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mugoroba, mbere y'uko duhanga amaso ibihe turimo kubona tunarimo, cyane ko Pawulo yavuze ko twebwe turi abasoreweho n'imperuka y'iki? Y'ibihe. Twebwe tugomba kuzaca mu bigeragezo biruta ibyo abandi bantu babayeho ku isi bose. Tuzaca mu bigeragezo bikomeye, tuzaca mu ishungura rikomeye. Kuri twebwe hazakoreshwa ubucakura burenze ubwakoreshejwe mu gihe cy'abagorozi, mu gihe cy'abigishwa ba Yesu. Twe turiho mu gihe kibi. Kubw'ibyo rero twakagombye kuba turi abantu basenga cyane kuruta ababayeho. Twakagombye kuba turi abantu biga ijambo ry'Imana cyane kuruta abatubanjirije. Twakagombye kuba turi abantu batagendera mu marangamutima cyane kuruta abatubanjirije. Uyu mugoroba ndagira ngo munyemerere duhere muri Bibiliya ku mudamu udasanzwe witwa Yezebeli. Yezebeli ni ukubera iki tugiye kumwiga? Nuko Yezebeli aboneka mu bitabo by'isezerano rishya, ariko Bibiliya ikamugaragaza nk'uzaboneka nanone mu gitabo cy'ibyahishuwe akabongera akaboneka. Ubwo rero niba Yezebeli abonetse mu gitabo cy'ibyahishuwe, ibyabayeho mu mateka ye bifitanye isano n'ibigomba kutubaho twebwe abasoreho n'imperuka y'iki? Imperuka y'ibihe. Nimujya muri Bibiliya mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 16 umurongo wa 30, Bibiliya itubwira amateka ya Ahabu. Ariko Ahabu mwene Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha abagize gute? Abamubanjirije. Buriya umuntu yatangiye gukora ibyaha byahindutse amarushanwa, uzamenye ko Imana yamaze kuva mu buzima bwe burundu. Buriya ubundi umuntu yakagombye gukora ibyaha afite isoni n'ikimwaro kandi umutima umurya. Iyo umuntu rero yatangiye kurushanwa ibyaha, ari nacyo cyarimbuye Sodomu na Gomora. Sodomu na Gomora barimburanywe n'indi migi ibiri yitwa Edimu na Seboyimu. Ariko iyo migi ntijya ivugwa kuko yagenderaga mu kigare cy'ibyaha bya Sodomu na Gomora. Icyo bari bagezeho kwari ukurushanwa. Nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati. Murabyumva neza? Yabaye mubi, ariko aricara aravuga ati, ninde muntu wabaye mubi ngo nanjye ngere ku rwego rwe? Baramubwira bati, Yerobowamu niwe wabaye mubi kuko yashyizeho ibishushanyo, atuma abantu batagiye Yerusalemu gusenga bakazaza bajya kubiramya. Okay, niba ari uwo wabaye mubi rero, njyewe ndashaka kujya hejuru ye. Akora bibi biruta ibya Yerobowamu, ariyongeranya. Mu kwiyongeranya yakoze iki? Arongora Yezebeli umukobwa wa Etibari umwami w'Abasidoni. Aragenda birangira akoreye Bali arayiramya. Yubakira Bali icyotero mu nzu ya Bali.
yari yubatse i Samariya, kandi Yerobowa uyu mugabo witwa Ahabu yiremera Ashera, ndetse Ahabu uwo nguwo arusha abandi bami ba Isiraheli bamubanjirije bose kurakaza iki? Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ku ngoma ya Ahabu kandi igihe Yosuwa yigaruriraga yasenyaga Yeriko, Yosuwa yavumye Yeriko, aravuga ngo Uwiteka avumye Yeriko, ntizongere kubakwa ukundi. Umuntu uzagerageza kuyubaka azapfusha umwana we w'imfura. Muze kureba mu gitabo cyanyu cya Bibiliya. Noneho arangira avuga ati, kandi umunsi yakinze amarembo uzagerageza kuyisana azahure n'akaga. Ku bwami bwa Ahabu habonetse umugabo witwa Hiyeli, agerageza gusubizaho umurwa wa Yeriko, kandi wari waragize gute? Wari waravumwe. Igihe yubakaga urufatiro rero uyu mugabo apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo porotayi apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yarabivuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene nde. Buriya rero nagira mbabwire, mujye mutinya ibintu byavuye mu kanwa k'abakozi b'Imana. Abantu Yosuwa arimo kubivuga bagize ngo ni ibintu by'ibikabyo, baravuga ati ko Yeriko tuyitsinze, ibintu byo kuvuma umuntu uzayubaka abizanye ate? Ariko yari Imana irimo kuvugira muri nde. Reka ngire ikintu mbabwira, hari igihe Imana ivugira mu buyobozi bw'itorero abantu ntibamenye ibyabyo. Abantu barangiza bati ko twari tumaze kugira biriya bindi umuyobozi arimo kurenzaho ni ibyiki. Ikintu cyabaye, Ahabu kurakaza Imana no kugira ngo arushe abandi bami bamubanjirije ububi, yazanye umugore witwa Yezebeli. Yezebeli ahageze, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18, nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya. Ubwo wari umwaka wa 3, inzara iteye riti, genda wiyereka Ahabu, nanjye nzavubira isi imvura. Nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu. Icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya. Ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umunyarugo we. Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane, ndetse ubwo Yezebeli yagiraga gute? Aka kantu niko nashakaga. Yezebeli ageze muri Isiraheli yarayize, avumbura ko mu Bisiraheli Imana yari yarashyizemo muri buri muryango abahanuzi. Igihe Mose umuntu yazaga kumwegera akamubwira ati, Mose nsanze kanaka na kanaka bahanura, bacecekeshe. Mose yaramubwiye ati, hoya, icyama ubwoko bw'Abisiraheli bose bakaba baki? Abahanuzi. Imana rero yari irimo gusuka umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo ubwoko bwose buhumuke muri icyo gihe. Imana rero yakoresheje uburyo abahanuzi baba benshi. Cyokoze uwari uzwi yari nde? Yari Eliya, ariko Imana yari ifite abandi baki? Abandi bahanuzi. Nimujya mu gitabo cy'Ibyahishuwe muri busange turimo kwiga ibyigisho by'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo Imana twese izaduhindure abaki? Abahanuzi. Ntabwo tuzaba abahanuzi bo guhanura imyenda abantu bari bambaye ejo, ntituzaba abahanuzi bo guhanura ibiryo, ntituzaba abahanuzi bo guhanura za viza, ntituzaba abahanuzi bo guhanurira abantu ko bagiye kubyara abana 2 cyangwa 3. Iri torero rigomba guhinduka abahanuzi babwira abantu aho igihe kigize gute? Kigeze. Kandi ikintu cyanteye ubwoba, mu byago 7 abantu bigeze biga ubuhanuzi ntibakizwe nabwo. Mu byago 7 abapagani bazegera abantu bajye babaza bati, ko mwebwe mwigeze kuba mu bwoko bw'abahanuzi, nimutubwire icyago kigiye gukurikiraho ni ikihe kandi gifite ubuhe buremere. Mu byago 7 hazaba hari abantu bize ubuhanuzi ntibihane, nibo ngo bazaba bazi ikivuyeho n'ikigize gute? Reka mbasabe mwa bantu mwe turi kumwe muri uyu mugoroba, Imana izagufashe ubu umuhanuzi imbere y'ibyago 7, ariko ntuzitwe umuhanuzi mu byago bingahe? 7. Iki kintu muracyumvise? Uko tumenya ubuhanuzi cyane niko duhinduka iki?
abahanuzi. Ndetse igitabo cy'ibyahishuwe nuko kivuga, ariko ahandi nanone igitabo cy'ibyahishuwe kivuga ko turi abami n'abatambyi. Kubw'ibyo rero ibintu bitatu Yesu yakoze mu isi kandi bikaba biranga umurimo we, nibyo bintu bitatu Yesu azaha abana be. Icya mbere, nubwo isi izatwita amayibobo, tuzaba turi abami. Amen. Abantu bazaba bavuga yuko ari twe dutera sosiyete ubwandu, ari twe turimo gutuma Imana igirana ibibazo n'abantu. Nyamara muri icyo gihe tuzaba twiswe abatambyi, ari twe turimo guhuza ijuru n'iki n'isi. Tuzaba turi n'abahanuzi. Mwari muzi ko abize neza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ngo bazareba ku butaka no ku byatsi bamenye isaha yo kugaruka kwande? Yes. Ariko ubwo bumenyi, iyo ubwo bumenyi umuntu abufite gusa mu mutwe, nibwinjire mu ngingo, umuntu ahinduka umuhezanguni n'umwaka. Nshuti zanjye, Yezebeli yaragiye yica abahanuzi b'Uwiteka. Obadiya yajyanye bamwe muri bo 100 abahisha 50 mu buvumo bubiri, akajya bagaburira umutsima n'amazi yo kugira gute? N'amazi yo kunywa. Kubera iki Yezebeli yageze muri Isiraheli akica abahanuzi? Yari afite umushinga wo kuzana abahanuzi ba Bali n'Abashera, bakaba abahanuzi 850 kandi bakazaza barya ku isanduku y'igihugu. Mbere yuko ibihe bibi biza, abahanuzi bagomba kugira gute? Abahanuzi nyakuri bagomba gucecekeshwa, kandi byaratangiye. Inzira z'abahanuzi zigomba gushyirwamo imitego, ntibahabwe ijambo. Ariko niki kizababwira ko tugeze ku musozi wa Karumeli? Abahanuzi ba Bali n'Abashera bazaba barya ku mitungo y'ibihugu, babayeho neza. Ariko iki kintu kiratangaje. Obadiya yakoraga hehe? Simwe mbaza. Obadiya yakoraga ibwami, kandi umwami yari yaragize gute? Yari yarayobye. Umwami yari afite n'umugore w'umutambyi w'ibigirwamana bya Bali. Muri karitsiye uhuye na Obadiya usenga, wari kuvuga ko Obadiya yayobye? Yego cyangwa hoya? N'ubu niko bimeze. Ntugacire umuntu iteka utazi aho ari, Imana irimo kumukoresha. Ariko mwiriwe, ariko ducira abantu amateka we. Ariko buriya kanaka ko akora hanaha, imyanzuro ipfuye yose ikabituruka hanaha, kandi uriya muntu nyamara n'Imana yo kubwirwa n'iki? Imana izaba ifite abantu bameze nka Obadiya mu minsi y'imperuka, bari ku cyicaro cy'ibibi ariko bashinzwe gukiza umurimo w'iki? W'Imana. mwihubuka rwose. Urabona pasiteri ukamubona ku murenge ngo agiye kurema igishushanyo cy'inyamaswa. Bakiremera ku murenge? Si ubwo kiremewe ku murenge cyaba ari cyo? Igishushanyo cy'inyamaswa ngo cyaremewe mu Rwanda. Wowe urabona igishushanyo cy'inyamaswa cyaremerwa mu Rwanda kikagira imbaraga zikurura isi yose? Iki cyumweru twatangiye tugiye kwiga ubuhanuzi dukuyemo amarangamutima. Obadiya uyu nguyu mu gitabo cy'abahanuzi n'abami paje 110 bandika yuko Yezebeli amaze gutsindwa mu muhati we wose yari afite wo guhiga Eliya, Yezebeli yiyemeje kwihimura akoresheje kwica abahanuzi b'Uwiteka bose muri Isiraheli. Ariko uwitwa Obadiya wari umunyarugo kwa Ahabu, ariko akubaha Uwiteka, yashyize ubugingo bwe mu kaga, maze afasha abahanuzi 100 abahisha 50 mu buvumo bubiri, akajya bagaburira umutsima n'iki? N'amazi yo kunywa. Kubera ko umuntu wigeze akorera Imana atajya agira ikibazo, Bibiliya igaragaza neza ko nyuma y'uko Obadiya ava mu buzima, umugore we yahuye n'ikibazo, ariko Imana yohereje umuhanuzi gukemura iki
kibazo. Umuntu wakoreye Imana nunamubona yarakennye, ntuzagire ngo Imana yamukubise umunyafu. Hari ubwo Imana yemera ko wigira ku bukene bwe izamushumbushiriza ku bana be cyangwa ku bantu b'Imana. Byimugabanya amagambo. Ariko uriya mugabo ko yari afite imodoka, nkaba mbona asigaza n'akamoto, yari umukire nkabona ishati yamucikiyeho, afite ikintu yakoze Imana imukubita akanyafu. We ntufite ikibuno se? Nawe ufite ikibuno. Nawe ufite ikibuno, kandi ibyo ukeka akora nawe urabikora. Kubw'ibyo rero nuvuga ko abantu Imana bakubise umunyafu, jya wibuka ko nawe ufite ikibuno, nawe izagukubita iki? Umunyafu. Byarangiye mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18 umurongo wa 25, nuko Eliya abwira abahanuzi ba Bali, barabahamagaje ndetse ngo bari basigaye barya neza. Aba bahanuzi ba Bali bari basigaye barya ku isanduku y'igihugu bakeye. Abahanuzi b'Imana bagendaga bububa barihishe. Abaturage bageze aho barabyakira. Ibitangaza byose Imana yakoraga, ba bahanuzi ba Bali babikuye ku Mana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, babyerekeza kuri Bali. Bavuga ko izuba Bali niyirizana, imvura Bali niyirizana, kubyara no kororoka iyo zari business za Bali. Ibintu byo kunguka no kugira icyo ugeraho babigize ibyaki? Ibya Bali. Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko iribagirana. Eliya byabaye ngombwa ko abwira umwami ati, tumira abahanuzi ba Bali tujye ku musozi Karumeli. Ndabatangariza muri uyu mugoroba yuko vuba bidatinze Karumeli igiye kuba, kuko abahanuzi b'ukuri n'ab'ibinyoma bagize gute? Barivanze. Tugomba kurira umusozi, Imana ikagaragaza itorero risenga mu by'ukuri rikamenyekana. Ariko ubu hari utuntu tw'amayeri twagiye duhimbwa. Inzira zose zihurira i Roma, umugeni ari ahantu ari ahantu hose, nta hantu Imana yabura umugeni. Hari utuntu bagiye bavuga twinshi two guhimba. Ku musozi Karumeli Imana yerekana yuko iri kumwe na Eliya, kandi amadini atitoza gusenga mu buryo bwa Eliya azahura n'akaga. Eliya abwira abahanuzi ba Bali ati, ngaho nimuhitemo iyanyu mfizi, aba ari mwe mubanza kubaga, kuko muri benshi, maze mutakambira izina ry'Imana yanyu, ariko ntimucanemo. Nuko bazana imfizi bahawe barayibaga, maze batakambira izina rya Bali uhereye mu gitondo ukageza ku manywa y'iki? Y'ihangu. Baravuga bati, nyabuna Bali twumvire. Ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Basimbukira hirya no hino ku gicaniro bubatse. Gahunda zo gusenga abantu basimbagurika ni ikimenyetso cy'uko bataramya Imana yo mu ijuru. Zaburi mu masomo menshi igaragaza yuko abantu bageze imbere y'Imana bagomba gutuza. Imana nijya ishaka ko abantu basimbagurika, ahubwo ibishaka ko imitima yabo ari isimbutswa n'umunezero w'ijambo ry'Imana. Mujye kuri YouTube murebe, dufite abantu benshi, amadini menshi, ku ruhimbi rwabo habaye nk'ahantu bakinira amakomedi. Abandi bahagize nk'ahantu bakorera za sauna. Ubu hari amadini wajya mu rwaye rubaga impande mu mezi 3 ugakira, atari uko ari izina rya Yesu rigukijije, ahubwo ari ukubera siporo zibamo. Ubwiriza akabwira abantu ati, mugire gutya mwirukane Satani, ukabona itorero ryose mukanya yarangiza akabwira ati, mwirukane Satani, bakamwirukana. Si siporo ze? Ejo bundi nabonye umubwiriza asakuza, asimbuka ava ku ruhimbi aragenda agwa imbere kuri senti. hari umusore urimo kugenda kubita pam. Umubwiriza ajyana n'ibyo, asimbuka ava hano ajya hariya. Abantu rwose ubona basetse, ku buryo ubona atari ijambo ry'Imana, ahubwo ari nk'urwenya rurimo. Systeme z'abahanuzi ba Bali. Ikindi kintu gikomeye, bagejeje ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira ati, erega nimutere hejuru, kuko Imana yanyu yenda ubu iriyumvira, cyangwa hari aho igannye,
cyangwa se yazindutse cyangwa irasinziriye, ikwiriye gukangurwa. Barongera batera hejuru, batangira kwikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza. Iyo amasengesho yihutishije urupfu no kwangirika k'umubiri, kiba ari ikimenyetso kuri kumwe na Satani. Amasengesho yakagombye kubaho agakiza umubiri, agakiza umutima, arimo no gusigasira iki? Umubiri. Uburyo bwa Bali rero, iyo Imana itinze kukumva, uba ushwanyaguza umubiri kugira ngo Imana ibone ko wababaye, uri serious. Muzi abantu bamaze iminsi hano mu Rwanda bagwa mu masengesho, ubutayu buguyemo umuntu bahita bavuga ngo Imana irahari, ngo yamwakiriye. Umuntu aragenda nta kurya nta kunywa, telefone yayikuyeho, nta kwiborosa, ntaryama, ngo atazasinzira gato Imana ikaza agize gute? Asinziriye. Barangiza umubiri ukagenda ugacika intege, ibitekerezo, urugo umuntu yararutaye, umutima nama ntugikora. Bamubwiye ibintu ku buryo umutima wenda gushwanyuka, baramubwiye bati shaka imbabazi, nushaka uzakubita umutwe ku rutare upfe, ariko imbabazi ugize gute? Uzibonye. Ubu ni uburyo bwakoreshwaga mu buryo bwa kera bw'abapagani. Abapagani bemeraga yuko n'amaraso yawe yameneka ugashwanyuka, ariko ukumva umutima Imana ibaye nk'igusubiza. Ariko nagira ngo mbabaze, igihe Imana yazaga kwiyereka Eliya, byasabye yuko Eliya ashwanyuza umubiri? Eliya yari amaze iminsi 50 atarya, cyangwa yari amaze iminsi ahubwo agaburirwa n'iki? N'ibikona. Ariko mwiriwe, suhuza mugenzi wawe maze utundi, ubu turacyari bazima. Tugeze ku rwego umuntu yarandebye aranyitegereza, yari umuntu tuziranye kera, arangije arambwira ati ariko ko mbona usigaye umeze nk'uwabyibushye, ubu ntiwaguye? Bivuze ngo kunanuka ni ikimenyetso cyo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kugira gute? Kwizera. Uzubujije koko? Nshuti zanjye, aba bantu umurongo wa 29, Eliya Imana yaramubwiye ngo jya hariya, ntiwivange nabo, sisiteme zanjye n'izabo nta sano bigira gute? Bigirana. Abaturage bari bahuruye, izi sisiteme bari bazimazemo iminsi, kandi zababanye sisiteme nshyashya. Kuko iyo uvuye ku Mana ujya ku bintu bya Satani, ubona bikangutse ari ibintu biryoshye bishyashya. 29, maze ku gicamunsi barakotsora. Gukotsora ni icyo abazi Ikinyarwanda. Hano harimo abantu bazi Ikinyarwanda. Umuntu waba uzi iki Kinyarwanda neza naza tubwire. Gukotsora niba ari ugukotsora, niba ari ugukotsora, nta muntu ukizi neza. Gukotsora ni iki? Hari harimo umubwiriza mugenzi wanjye uzi Ikinyarwanda. Yego, duhe igisubizo. Yego. Yego. Yes. Amarangamutima, gusarara, ubwonko bwataye kontrole, urimo kugerageza kumvikanisha ibintu bitagize gute? Bitumvikana. Iki ni ikimenyetso cy'abahanuzi ba Bali. Ariko kuri iki gihe iyo ubwirijwe n'umuntu wasaraye, yazanye umurongo w'amacandwe hano, akanuye, uricara ukavuga uti uyu muntu ni umuntu w'Imana. Na ba Eliya niko bari bagize gute? Ntabwo biri muri gahunda y'Imana. Igihe Imana yazaga kureba Eliya, yaje mu mutuzo. Abagatulika mu gatabo kitwa We Nkurikira baranditse ngo
ntabwo Imana igaragarira mu materaniro y'akajagari, ahubwo Roho Mutagatifu agaragarira mu mutuzo w'isengesho. Ndashaka kubabwira iki? Tugeze neza ku musozi wa Karumeli, kandi buri wese agomba kuronshinga uburyo bwe bwo gusenga. Kandi ikintu kibabaje, urebye akajagari bari bafite, aho wabonaga Eliya ari wenyine ngo yari ahagaze wenyine, wabonaga ko asa n'ufite isoni. Biragoye kuba ufite imisengere ijambo ry'Imana ryemera muri ino minsi, ugoswe n'abahanuzi ba Bali bafite ibikabyo, barimo gukotsora, barimo kwikaraga hasi, banemera bakikeba. Nshuti zanjye, igitabo Abahanuzi n'Abami ni igitabo nkunda kinsobanurira Bibiliya. Baranditse ngo ubwo abahanuzi bakomezaga gusenga basakuza cyane, abahanuzi b'abanyamayeri bakomezaga kugerageza gutekereza uburyo bakoresha kugira ngo babashe gukongeza umuriro kuri icyo gicaniro, bityo batera abantu kwizera ko uwo muriro uturutse kuri Bali. Abahanuzi b'abaki, buriya nubona umuntu aje kugusura, Imana yakunyeretse, ngufitiye ubutumwa, ariko Imana yanyeretse ko uzabipinga. Kuba ari ukugira ngo udapinga, kuko arakuzi yuko usobanutse mu mutwe. Abamaze iminsi yarakuruye amakuru y'iwawe, niba urarana n'umugore mu cyumba cyangwa buri wese arara muke, amakuru aba yarayatse umukozi. Umukozi ashobora kujya kugura inyanya, ashobora kujya kuvoma, abagore muganira ushobora kubabwira bakabiganiriza, undi akabijyana mu masengesho ati hari umuntu. Kandi iyo ubuhanuzi bw'iki gihe bwerekeye mu rugo rurimo amafaranga, urwo ruba rufite shitani munini cyane. Utekereza ko iyo bagiye gusenga, abadayimoni bari mu ngo z'abakene n'abari mu ngo z'abakire, wowe ari wowe urugo utekereza rwabamo abadayimoni benshi ni uruhe? Ni urugo rw'abakire, kuko ni rwo ruribwa. Abahanuzi b'abanyamayeri muri Kigali barahari ntibahari? Ubu muri aba bakobwa, reka nihagurikiriza abakobwa nka 5, hagira abakobwa nka 5 bahaguruka. Mwisemo abagore, ndashaka abakobwa 5 uri muhaguruka wo muri. Yego rata wowe, yego rata wowe, aha, nundi hariya, nundi. We ntabwo ukiri umukobwa wowe, warabiretse, wabivuye amaye. Nimwegere hano muzi, mwegere hano muzi. Nyamuneka mujye mwibutsa abantu ko ari abakobwa, ese urabona batarabaye abagabo ku ngufu? Yego, abakobwa baje rwose mu materaniro gushaka Imana. Ubu tuvugisha ukuri, ubu muri aba bakobwa icyambere ni abakirisitu. Ijambo ry'Imana bize ntiribemerera gukundana n'umuntu ubonetse wese. Mu mahitamo yabo y'uwo bagomba kuba inshuti, n'ibihamya by'ijambo ry'Imana byinjiramo mu mahitamo yabo. None nagira ngo mbabaze, ubu muri aba bakobwa 5 habura uwari ufite inshuti bafite ibyo bapanga by'ubukwe, ariko akagenda abona uwo muntu azamubuza gusenga, ubuzima bwe budahwitse, umwuka w'Imana akamubwira ati ibyo bintu bigendemo gake? Yaburara? Simwe mbaza, niko ubu muri mwe yaburara? Uyu ntasetse ubu ngubu wabona byaranapfuye. Ariko kwicara ugahita uvuga uti mwuka w'Imana arambwiye ngo hari umukobwa urimo hano umaze amezi 4 cyangwa 5, yari afite umusore, ariko birangira bipfuye kubwo gukunda Imana yo mu ijuru. Muvuga amena, abantu bakavuga amena. Hano yabura? Yabura? Ndashaka abagabo b'abacuruzi 5 hano, abacuruzi 5. Manwe yizire rata, mugiye kubyihakana kandi ubu mvuze ko ari amadeni mwaza. Yego, abacuruzi babaye 2, ndashaka abandi bacuruzi. Yego, murakoze cyane. 3, 4,
ariko hano mufite abacuruzi bake, abandi barahombye. Aha, yego, uyu nguyu acuruza umunyenga, abandi nabo bafite ibyo bacuruza. Ndashaka kubabaza, yego nawe urabyemeye, ndashaka kubabaza, mu bucuruzi bw'iki gihe ubu uramutse uvuze ko muri aba bantu mu mezi 5 ashize hari uwafashe amafaranga ayashyira muri bizinesi avuga ati iyi niyo ikanyakanya izindi zanze, ariko ya bizinesi ntiyamuhira ngo igende kwa kundi, arangije aravuga ati ibi bintu reka mbigendemo gake, singiye kuziburira ijuru. Ubu yabura muri mwera? Yabura? None se ubwo ni ubuhanuzi? Ni gute wafata abantu nk'aba, umucuruzi utarimo kuva muri bizinesi ngo ajye mu yindi n'indi? Ndashaka abamama 5 nibaze hano. Abamama 5 mugiye kubihakana n'abana se? Abamama 5 mwiyizira ahangaha. Ngize amahirwe haze no kuzamo abamama bafite nk'umama ufite umwana w'imyaka nka 14, 15 kugeza kuri 18. Yego, nimwiyizire namwe muhagarare hano. Yego, mwiyizire muhagarare hano. Wowe nawe ngwino nawe uri umumama. Aha, none ndashaka kubabaza, muri aba bamama ubu habura umumama ufite abana yabyaye bageze mu myaka 15 kugeza mu myaka 20. Muri abo bana akaba yifuza ko basenga nk'uko nawe akunda gusenga, ariko akaba harimo umwana umwe birimo kwanga, akabwira Imana ati Imana uyagiye kunkoza isoni, ndabona icyerekezo ari ukubikirara ku buryo umumama ataryama ngo asinzire. Hano yaburara? Yabura? Ubwo se ubu umuntu aramutse avuze ati mwuka w'Imana arambwiye ngo wa mugore we, Satani yinjije, nabonye umuyaga w'umutuku winjira mu madirishya, uragenda uca muri saro winjira mu cyumba cy'abana, mama ufite umwana umaze iminsi usengera ariko ntago birimo gukemuka, ariko bikuriye umutima. Hano yaburara? Ntawe uhari ngo ashyire akaboko hejuru? Si nguyu? None se ubu ni ubuhanuzi? Simwe mbaza? Ndashaka umumama ufite akana gatoya. Hano hari umumama ufite umwana imyaka 2 kumanura. Yego, imyaka 2 kumanura. Afite ingahe? 3. Yego, wowe ufite 20 n'ingahe? Nta wundi mumamara? None nagira ngo nkubaze wowe, ubu umuntu aramutse yicaye akavuga ati rwose ahantu tuye ntago mpazi, sinanakuzi pe, ariko uriya mwana wawe ejo bundi cyagiye ujya kubona ukabona umuriro ucanye mu birenge, kwa muganga bakabura icyo arwaye. Waranabibonye yuko n'abaganga bakubwiraga bati twe ntidusobanukiwe n'indwara, wakwemera ko cyagiye umwana yararozwe? Ndagira ngo mbabaze, umwana uri munsi y'imyaka 3 ni gute yarwara indwara y'igahita igaragara? Ni gute yarwara ntashyuha ibirenge? Bibaho? Siwe mbaza? None ubu nabyo byabaye ubuhanuzi, gushyuha ibirenge ku mwana? Kujya kwa muganga bakabura indwara? Bibaho, bitewe n'imiti umwana yanyweye. Kwa muganga hari igihe umugezayo ya miti ikarema urujijo mu byuma byabo, bakabura indwara, bigasaba ko wa mwana yarwara indi minsi nka 30 kugira ngo ya miti ikinguruke, indwara igire gute? Igaragare. None rero ubwo babuze indwara, kibaye ikimenyetso ko Musoni ari umukozi w'Imana. Noneho umuntu akagaruka mu iteraniro. Rero hano hicaye umuntu yagiye kuza mu materaniro, Satani aramubwira ngo wikwirirwe ujyayo, arahatiriza, yarafite n'ibintu ajyamo, ariko umwuka w'Imana aramubwira ngo ntukine nanjye, nta mikino ngira mu rusengero vuba. Ubu ari ahangaha. Ubwo yaburara? Nta muntu waje hano yari afite gahunda ijuru rigategeka umutima? Muri mwe yabura ashyira urutoki hejuru niba hari? None se ubu bibaye ubuhanuzi? Reka ngire ikintu mbabwira, turimo kwiga abahanuzi b'abanyamayeri. Abahanuzi b'abanyamayeri nimutabitondera. Ariko mfite ikibazo nshaka kubaza pasiteri. Pasita egera hino nkwibarize, ababizera bakiri ahangaha
ubundi pasiteri umaze iminsi mu itorero, ubona ari ikihe kintu gituma abadivanisiti iyo bakubitanye n'aba bahanuzi ba Bali n'amayeri yabo, kuki abadivanisiti kuvumbura amayeri y'abahanuzi ba Bali bibagora? Usanga bafite amarangamutima yo guhita babihengamiramo. Barakubwira ko umuntu wawe yarozwe, barakubwira yuko umwana wawe hari umwuka waciye mu idirishya uramufata, kubw'ibyo uwo mwana nutamujyana ngo ujye kumusengesha aha n'aha azanagupfana. Pastor, ubona ni ikihe kintu kibura ngo abadivanisi babashe guhagarara ku musozi wa Karumeli bafite ubwenge kugira ngo barokoke aba bahanuzi b'abanyamayeri? Biragoye, ni ikibazo gikomeye. Biragoye kumenya ikibitera, kereka gutekereza ko ari icyambere nuko utizera Imana, gushidikanya Imana, no gushidikanya ukuri k'ubuhanuzi bureba ituro rya Adventist umunsi wa karindwi. Byibura navuga ibyo. Murakoze cyane. Kutiringira Imana. Icya kabiri, ubumenyi butimbitse mu ijambo ry'Imana. Icya gatatu, kuba uri umuntu utazi aho igihe kigize gute kigeze. Narindi kumwe n'uyu muhungu turi kumwe ku byuma urimo gufata icyigisho, turimo kwigana, umuntu atwereka mesaje yohererejwe n'umubikira. Mesaje yaravugaga ngo Imana yampaye ubutumwa bwawe kandi ntubikinishe, bifitanye isano n'ahazaza hawe. Ndabizi yuko utajya ubona umwanya, ariko niba ukunda ubuzima bwawe ukibona iyi mesaje, ushaka uko nshaka, kuri izi nimero niho uzambonera. Dufite ubutumwa bwawe, ushatse watubwira tukavugana, cyangwa ukazadusanga Ikibeho tukaguha amakuru yeruye y'ahazaza hawe, kuko ufite ikibazo mu micururize, ufite ikibazo mu rugo, ufite n'ikibazo mu buzima bwawe. Iyo mesaje yari yohererejwe umukuru w'itorero, yari yaraye akanura yibaza icyo ari bukore. Icyigisho twakize mu gitondo, arangije aravuga ati ariko rero ndahumutse, Imana irakoze, iki kibwirizwa nkirenzeho nkagenda naba mpuye n'ikibazo. Ndagira mbabwire ngo mwitonde, baratuzi, bazi uko duteye, bazi ibyo twizera, bazi naho dufite intege nke. Nshuti zanjye, bimwe mu bitero turimo guterwa, isomo rimwe kugira ngo abantu bajye kwicara, Ibyahishuriwe 18 umurongo wa 4, reka mere ku murongo wa 2. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye, Babuloni igize gute ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni. Abantu mwiza ubuhanuzi, Babuloni ni igihugu, Babuloni ni ubutegetsi bwa leta, cyangwa Babuloni ni uruhurirane rw'amadini yanze Imana. Ni uruhurirane rw'amadini yanze iki? None abadayimoni bacumbitse he? Kuva uyu munsi mubimenye, abadayimoni bacumbitse mu madini nibo benshi kurusha abacumbitse ahandi hose. Ikintu gikomeye rero, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose. Ibintu by'imyuka mibi biruta iby'imyuka mibi y'abapfumu twari tuzi kera. Ibyo bintu biri mu madini hagati. Niyo mpamvu urarwara impyiko zizajya kugaragara ufite abantu batatu uvuga ko bakuroze, ufite icyo bakurogeyemo, nujya kwa muganga, muganga avuga ati mwaramutindanye, izi ni impyiko, iyo mumunzanira mu kwezi gushize yari guhita akira. Ariko ubu dufite n'abahanuzi b'abesikoro, asigaye avumbura yuko abizi yuko ikintu urwaye ari indwara isanzwe, ariko yayise indwara y'imyuka. Yarangiza akakubwira ati wibeshe ujye kwa muganga bashyiremo serumu, kwa heri. Ugahita uvuga uti reka da. Hari umuntu duherutse kujyana kwa muganga yanze, turamujyana, noneho ni njyewe wari urimo kumupangira dosiye zose.
bamutikura igiserumu yanze, arimo kuvuga ati rwose nimundeke, naho aryamiye ibanga, baramubwiye ngo najya kwa muganga azahita agira gute. Turazenguruka bamukubita uduserumu tubiri, yari afite ikibazo cy'inzara n'amaraso make. Areguka aricara, tuzi ko nari mpfuye. Aba banyagwa baturangije. Harindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga bihumanye kandi byangwa. Ibisiga bishushanya abantu bagurukana inyigisho. Babuloni ifite abagore bagomba kugurukana ibintu by'abadayimoni n'imyuka mibi. Babuloni ifite abagabo babyitoje ku buryo banyanyagira mu ngo z'abantu. Niyo mpamvu umwizera wacu tutahasuye usanga mu gitondo afite abamusengera, na nimugoroba afite abagira gute, abamusengera. Baragenda bakagambana bakavuga bati mumugotagote ku buryo adahumuka. Cyakora ukabona abamama barakwegereye cyane, akabazo kose ugize umwana yatsepfura amize igikoma nabi, ukabona arahingutse. Toka Satani kwa jina la Yesu. Iyi ni imyuka mibi wabo w'umugabo. Bagiye kubagotagota ku buryo mutazamenya aho igihe kigeze. Aya magambo arakomeye, birabasaba kubyiga. Imana ibaha umugisha, mwamfashije kugira ngo niyigishe, ariko mumenye ko turi mu bihe bigize gute, mu bihe bigoye. Hano nta muntu waba warahuye n'abatubuzi ngo aduhe ubuhamya bw'iminota 2. Hari uhari? Ngwino akira iminota 2. Haleluya. Hari n'undi wahuye nabo nawe ngwino, abandi mujye kwiyicarira, hasigare ufite icyo atubwira iminota 2. Icyambere mu mwanya mutoya, abatubuzi bo bareze. Mu bantu bajya bahakana ibyo bintu kandi bafite n'imbaraga ndetse banabirwanya, abenshi murabizi ko mbibamo. Yego. Ariko umutubuzi yamyemeje ubu buryo, anyoherereje imari kandi ari amafaranga y'amadolari muri varisi. Arabinyemeza neza cyane. Arambwira ati ivarisi ijemwe amafaranga, kandi yarabanje arampamagara. Arambwira ngo wamenye ntago nakumenye. Arambwira ati na fande runaka mwabanye, ntirunaka utagira izina. Ati mbwira mu basirikare muzanye umva utamenye. Gerageza kugira abo mubwiye nzi bakomeye. Arangije arambwira ati iminsi wambuze banyohereje mu kazi muri Kongo. Ati rero hari amadolari nabonye nk'umuntu twamenyanye, nta bundi buryo nabasha kuyacungira umutekano uretse wowe. Ndayohereje kugira ngo ubashe kuyancungira, ariko ndaza kuguha password y'iyo varisi, nta wundi muntu uri buze kuyihabwa. Yego. Numva ibintu ari kumbwira, ariko ndavuga nti ugarafana runaka. Yaguhamagaye ufite amafaranga muri iyo minsi cyangwa wari warayabuze? Amafaranga nari nyafite. Yego. Arangije arambwira ati wowe tegereza mu kanya, noneho nshaka uburyo varisi isa. Mu gihe gito arambwira ati noneho hari umushoferi ugiye kuyambutsa, araza kuguhamagara mu kanya. Hashize umwanya arampamagara undi muntu, arambwira ati afande runaka hari ibintu ampaye ngo nkuzanire. Sawa nibizane. Ati rero kugira ngo nze naringeze ku mupaka ngiye kwambuka, none ba bantu bo muri Kongo banze ko nambuka agiye amafaranga unyoheza mbahe makeya ugucinze. Ndamubwira nti rero ntayo mfite ayo kohereza, ahubwo mubwire wayaguhe, ninza gufungura varisi andaza kuyakuramo nyagusubiza. Arangije mwatereka turebe uko tubigenza. Hashize umwanya arambwira ati birakunze, ariko ubu ngubu ngiye gufata ivatiri niyo yihuta batari buze gufata, nyohereza amafaranga yo kugura essence y'ivatiri. Ndavuga ni umushoferi rero udafite amafaranga yo kugura essence, mwihorera ushaka ufite essence aze ndamwishyura. Yego. Arangije akomeza kubimbwira, habura gato ngo mbyumve nanabyemere. Yego. Mpamagara madamu. Yego. Ndamubwira ni afande runaka yohereje ibi n'ibi, kandi amafaranga agiye kuza yambwiye yuko amapassword mbanza kwishyura ya nayo. None birashoboka ko dushobora gutanga amafaranga uwo muntu ko ari we bizeye, nta yindi modoka bizeye, akaduha akazana uwo muntu. Madamu arambwira ati bicunge neza. Mu bintu ukora uziko ibyo bintu zirana nabyo, bicunge neza. Ntekereje mpita nibuka wa undi twavuganaga, mpita mpamagara nomero ye. Numvira Sonia avuga nomero iri muri Kongo no mu Rwanda birahura. Ndamubwira ntese bimeze bite? Ati twaraburanye uri he? Andangira ahantu ari.
ndangiye ahantu mpita numva nabatubuze ndavuga ntera amafaranga nayabuze iyeranje uyohereze icyiza yakoze uretse kuntuka ku babyeyi none nagira nkubaze aba batubuzi tekinike bakoresha ni gute ariyo tekinike ikoreshwa n'abantu bitwa abantu b'Imana abakozi b'Imana n'abantu bitwa abahanuzi b'Imana uyu munsi nihe barimo guhurira abo bantu bombi? aho bahurira ni ugufatira abantu icyambere kunda icyo ni kimwe yego ku bigendanye n'ubukene buri wese n'ukize hari ibyo bakeneye kugeraho kuri icyo rero nicyo ahanini bagomba gukoresha hanyuma abo ngabo rero nabo biyita b'Imana icyambere kuko hari umuntu nzi rwose byakenesheje hari inshuti yanjye avuye mu mission sinamuvuga ariko byaramukenesheje n'amafaranga yazanye yose amubera impfabusa kubera abo ngabo binjiye mu rugo rwe banamwumvisha yuko n'ahantu agomba kuba atakemereye kuhaba agomba kuzimuka ibyo byarangiye hagurishije n'amafaranga amushiraho kandi yarata kubera ko hari abadayimoni ubwo bamwumvishaga rero ibindi byinshi cyane banamwumvisha yuko agiye kuba na pasiteri bamwereka n'itorero agiye kuzahagararira urumva rero aho bahuriye rero nuko hari ibitangaza bakwizeza ari nabo baba bakwizeza ibindi bitangaza. Murakoze cyane, reka twakire umubyeyi. Turimo turareba abahanuzi b'abanyamayeri kandi twebwe noneho turi hagati muri bo. Yego murakoze. Yego ngewe nahuye n'abatuzi ni inshuro nyinshi no kuri telefone urabyumva. Yego ariko igihe kimwe barantuburiye bangurisha igitenge ariko ari igikarito. Yego nkigejeje mu igice cyacyo n'utuntu bazingazinze ku ikarito batoheje. Yego itwara numva kiremereye ari igitenge kirimo ibipande byinshi kandi nguze make. Yego ngura na 2 ariko igihe nazinguraga nasanze ari ibikarito. Ari ibikarito. Ikindi gihe nahuye n'umuntu nari ntwite. Yego ambwira anyemeza ko mfite abana 2 mu nda. Yego mubwira yuko kwa muganga bambwiye ko ari umwe ati reka ni 2. Yego icyo gihe nasubiye kwa muganga mbwira muganga nti mbwiza ukuri niba indangirimo abana 2 nshaka imyenda y'abana 2 ntazaseba ngiye kubyara. Muganga twamaranye amasaha 2 ariko birangira mbwiye ati ni umwana umwe wa kabiri ntawe mbona. Yarakubwiye gutyo ashaka yuko yagusengera. Ntago twatindanye ariko ukurikije ubwoba umuntu aba afite. Yego ya profisi ubwo bwoba arakwihererana akakubwira ati hari icyo nagufasha kugira ngo bigende neza. Arambwiye tufite inda nini ufite ibibazo. Yego murakoze cyane. Akantu nshaka ko mutinda uyu mubyeyi yazanye baguprofitira mu bwoba ugize gute ufite. Niyo mpamvu bagomba kubanza kukubwira ko umugabo agiye kugucika inzu yanyu nubwo muyiti yanyu. Mfite amakuru yuko umugabo wawe yazanye undi mugore kandi yamaze kuyimwandikaho. Umutima ugahita ukanguka ukavuga uti akakubwira ati wowe genda gake Imana izakwereka iki ibimenyetso. Ugahamagara umugabo wajya ko nukabona mu gitondo yitabye umudamu aramubwiye ati uri hehe kuba wambeshye. Ugahita uvuga uti uyu ni wa mugore. Naho umugabo wawe ni umufundi urimo kumuhamagara ni nyirabuja aho bahurira kuri kenkeyori. Ukabyimba mu mutima utariko Imana ni nziza irabinyeretse. Iyo bagufatiranye n'ubwoba kandi pasiteri yabivuze neza mu kwizera ntihabamo iki ubwoba. Niwumva ubwoba bwaje jya umenya ko ubwo ntukiri umuki ntukiri umwizera. Murakoze. Ikindi ni ubukene. Yego ikindi ni ubukene. Igihe nafataga icyo gitenge yego banyerekaga ko gihenze. Yego cya superi. Yego nanjye nkumva ni nambara superi nzaba ngiye ku rwego rwo hejuru kandi nakiboneye make. Wakiboneye make. Ubukene rero nabwo butuma wemera ibinyoma byawe. Ubukene reka ngira ikintu mbabwira. Ubu mwese uko muri aha murashaka kujya muri Amerika. Ubu mwese mwajya muri Amerika mukajya kumara iki muri Amerika? Muri Amerika ibyaho biratangaje. Nigeze kujya kwaka visa turi abantu 67 visa yo muri Amerika. Bayiha abakecuru 2. Umukecuru umwe rero arananza arambwira ati nk'ubu nkayo bayikwihera ukajya kubwiriza nje ko ari ukujya kureba ifoto y'umwana wanjye wabyaye. Aravuga ati ni nkayo bagomba kuyiha. Ariko abapasitoro hano birirwa batanga visa batanazi n'umuryango wa ambasade y'Abanyamerika. Hano hari abapasitoro birirwa batanga amafaranga amafoto yabo amanitse kuri banke muri bande babihemu. Hari
hari abantu barimo gutanga iminezero mu rugo bamaze gushaka abagore 3 n'uwa gatatu ari kuri YouTube bananiranye. Mwitonde. Murakoze cyane. Yego. Murakoze. Ibyo wavuze by'abamansera. Yego. Nanjye baranyandikiye. Yego. Ariko njye ntabwo nigeze muhamagara. Yego. Hashize iminsi musaza wanjye nawe baramwandikira. Yego. Nka mu gitondo kuko yamwandikira nka 6 z'ijoro. Nawe yarambwiye ngo yaraye adasinziriye. Bukeye ngo aramuhamagara ariko aramubwira ngo arahuze ngaze kongera muhamagare. Yego. Ibyambayeho njyewe rero nari ngisoza kwiga. Yego. Bahamagara umujyanama w'ubuzima twari duturanye aramubwira ati niba hari umwana muturanye urangije kwiga mubwire azamuka ajye ku murenge aze mu mahugurwa turamushaka. Yego. Niba ngombwa urebe 2. Yaraje arambwira ampana nimero. Yamubwiye ko ari sosiyali w'akagari. Yego. Ndangije kora ko wacu mu Bugesera mfata igare. Yego. Ariko arambwira ati witwaze 15,000. Yego. Uri bugure imyenda, uri bugure n'amabote. Yego. Ngo niba ari n'amataburiya twari kwambara. Yego. Icyo gihe ntayo nari mfite. N'iwacu ntabari bahari. Yego. Ndagenda ndeba umugore wa data wacu w'umwagenti ndavuga ni bama 15 nkigira ku murenge nkajya kugura ibikoresho ko bambwiye ko bari budwe 40 ku munsi. Yego. N'abandi ndazanya kuzaniye 40 ku munsi y'umuntu wambaye bote. Yego. Yarayanyimye. Arayanyima. Mpamagara mu rugo barambwira bati wowe genda nugerayo utubwire turayaguha. Yego. Singezeyo mpura n'undi. Nawe ngo yagiye muri rugo rwego noneho we yari n'umunyabuzima nawe bari bamuhamagaye. Numva ari kuhamagara ati se muri hehe. Ndamwegera ndamubaza nti se ko wagira ngo ibyo wajemo nanjye nibyo ibyo najemo. Yego. Arambwira ati wowe ni ibiki ngo tuje mu mahugurwa y'abantu baduhamagaye ngo bajye kuzajya baduha amafaranga. Baratubwira bati mumanuke kuri sare. Ubwo sare yari itegeranye n'umurenge ariko arangije aravuga ati aba bantu banza bari kutubeshya. Ngeze imbere wa mujyanama arambwira ati ibyo bintu byitondemo. Nanjye koko yamuje n'undi muntu ngo imodoka yagiye ngo yohereze ayo mafaranga ngo yagiye kuzana ibikoresho ngo bataza batabikuzaniye. Numva nanjye umutima urandiye nsubirayo. Cyakora ndashimira ko ayo mafaranga ntayatanze kandi ko byagarukiye mu nzira. Yego. None wumvise ukuntu umuntu aba yashyushye iyo arimo kuvugana n'umwesikoro. Uba washyushye umuntu aragukurura akakubwira ati musoni ngwino nkubwira uti hoya ndahuze. Urugo rwagezemo abahanuzi b'ibinyoma ujya kubumbura Bibiliya bakakubwira ngo nta mwanya. Uhamagara umudamu ukamubwira uti se waretse tukumvikana akakubwira ati uzanshake ejo uyu munsi mfite randevu y'Imana. Nuvuga ngo abahanuzi b'ibinyoma baragushyushya ku buryo umwanya wo kugirwa inama uwubura. Yego Imana iguha umugisha. Nanone ukuntu ngiye natwaye igare. Yego. Nagiye nihuta nawe nta mu mwanya wo kugira ngo ntwari igare nihute ngereyo vuba. We yarambwiraga ati banza wereza amafaranga kuko bageze kure. Yego. Ariko nukuri baba ari abantu babagome cyane. Urumva no kuvuga ngo ntibaba bashaka ko utekereza. Yego. Nanjye sivuga ku butubuzi ni bwinshi. Yego. Iriya message narayibonye. Yego. Babanje bampa amasomo. Yego. Ati nujya ku ruhande ugasoma amasomo ya Bibiliya 3. Yego. Noneho icyo si nshaka kuvuga cyane rero ariko byarangije mitamo n'akarabatubuzi. Irawe ngo njye ku ruhande ngo ayavuze ngo njye ku ruhande mitamenya bari bo. Icyo nanyamubwira rero amateka umuntu yanjijisha ari umusaza. Yego. Menyereye muri gare ubutubuzi bwose mbuzi. Nazamuka hano kuri Electrogazi mwana n'umusaza wambaye ishapuri. Avuga nk'abapadiri aranyubuza. Ambaje ati nitwa padiri runaka avuga nk'abapadiri ngo nitwa frere ngo wanyobona ngo padiri Bosco ngo akoraga ku munywango mu cyano ku Kimisagara. Yego. Nifite ibitabo nagiye kwandika abana b'imfubyi yara mu kagari none nifite ibitabo mbifashe gutya ati nyobora ati ntago hazi padiri Bosco wakoraga no kumuhima ngira impuhwe z'umusaza saa 3 z'amanywa abantu batambuka. Yego. Ntangije ntimuze ntago maza ati bambwiye ko mu cyano za hano ngo za Kimisagara. Ndahagara kubw'impuhwe ntikamuyobore ariko simpazi ahita abantu kundi bari kumwe ntabizi ngo mbariza nguriya ngo mumbarize ko hazi numva shani garuka hano umusore wambaye agapira gatukura sizamwibagira
araza ati warangira umusaza padiri frere hano hari abantu batanga imfashanyo ngo bose ko yimukiye padiri arankaruma gusa ngo nutazana padiri gatanga imfashanyo haruguru ntabwo mpazi ati ahantu bahatonze abantu benshi hari none se padiri aravuga ati mwamunsabiye yakanja nanjye ntiwajya nyine ubwo yagushyikirije undi ubu baguyemo ari babiri none ndamuhenda ngo mumpendahende nkamuhendahende nimuhoje tujyane nanjye ngo tujyane nazamutse ntejwe kujya ku kagari najya kwandika imfubyi ndazamuka noneho banshyiramo hagati sindamenya ko uyu n'uyu bafitanye isano urimo urabona bataziranye amwamo inkokora ati wamumaje ko batanga ibintu nawe bakaguha ubukene rero n'imfite inzu yananiye ese batanga ibiki n'ibiki ubwo nyine namuhuje nawe bangezemo hagati nirirwa muri gara batubuza imbazi yego ati se batanga ibiki n'ibiki ati batanga n'amabati nayo mfite inzu yananiye n'amabati kandi urimo urubaka mbambane ni sefure nimutanga n'amabati ati n'amabati turayatanga twahuraga n'ahantu ha Kimisagara tuziranye atuze tugende hari kagana mfitanye n'aba bantu nkabima amakuru bavuze amabati bose bahita bankurikira bajya gutora amabati ati n'amasima baratanye n'amasima sefure ati nazamutse hano n'amasima jugujugu sinibuka kuza kumenya aho tugarukira naragengera mu katabaro hejuru ngiye gutora amabati noneho nageze ahantu aho naje no kubafatishiriza neza nuko nahoraga mba muri gare nzi ati wowe tugiye gusenga kugira ngo wowe nawe mutazaryana n'ibisohoka ati kandi bizasohokere kuri wowe uziye nababwiye n'amazina yanjye ni wowe mfura wacu naravuze numva barahazi nibuze cyane rero aho namenye ko ari abatubuzi rero baba tugiye kujya gusenga nabwo ko njye n'umudive wari abagatulika ati rero usenge ati wowe uziyeri uyagiye kubanza ajya gusenga hari inyuma ni ku manywa abantu baratambuka bari wanyesiko kabona bahagaze ati sindakamenya ko ari abatubuzi ati noneho bakizemo gusenga ntibajemo gusenga n'amabati n'amasima nta bantu bagiye kunjijisha nibuze cyane yabati wowe ugiye kugenda usenge ibyo ufite urabimusigira agenda asenge nawe nugaruka kubimusigire ku mutima n'ibibazo y'ibyanjye nsanga imubijyanye nifashe gutya ntinabinsigire asigira telefone asigira n'amafaranga 12,000 yajyanye mu Kimina ndayafata ubwo namaze kumenya ko ari abatubuzi umutima unambwe ati wayibariye nawe ubu nani naje nagusenga nanye agasaza nakwiruka ku mutima nakwiruka se bakavuza inuragire fira bagatabancakira bagasanga umujura oya ni nanye nakubitwa nkangirika ntekereza vuba vuba icyo ndi bukore abaragarutswe ati rawuze nayo mfite 4,000 mu mufuka nawe bisike na telefone nabibabwiye ko bifite ati uzete nawe basigire ku mutima nahanda nini ndahakubitira nigiriye inama wa musaza wa musore ataraza natere nkubita hasi nkubise hasi nayo mfite kayita shefu gihiti wagufasha wamuzi namwetere uni wafashwe wa wundi ahita yirukanka abantu bavugisha induru undi namushyize hasi namwetse kayita ni uwagufashe ntago bitanyanije bitanyishiza umufuka umusaza amushyira hasi agenda aza mu nkurejo umukecuru waturutse mu gipanga bavugisha induru undi abari rukanse baragenda baramufata bamufasha umusaza namufashe gutya ntimundangire ku kagari hano mubikirizaho polisi hari akagari kari ruguriya narabufashe nawe nimbona baramunzaniye abantu ati ntimwazi inkotanyi ati mwabonaga uyu ari umuntu nanjye kuvuga ngo ni umuntu ukomeye n'abatwaye gutya mbageza akagari barabafunga bari bantuburiye ikintu nagira ngo mbabwire ngiki ku bintu bigeze kuri 4 nshaka kuvuga ku byabaye kuri uyu icya mbere bamurebye baramusoma babona afitanye isano n'ibintu byo gusenga niyo mpamvu nturi bumwesikoroke nk'umusinzi uramwesikoroka nk'umuntu ugize gute usenga icyo ni icya mbere icya kabiri mu mayeri yabo bamaze kumenya ko uri umudive bo bakweretse idini ryabo ariko bashaka kumenya iryande iryawe kuko buri dini ryose bafite uko barishuka icya gatatu kukuganiriza bakamenya umushinga urimo guteganya wakunaniye kugira ngo bakwereke yuko bagiye kuba imbarutso yo gusoza ikibazo cyagize gute cyakunaniye icya kane kukubuza umwanya wo kubonana n'abantu batuma ubwenge bwawe bugaruka umugabo wawe muri no minsi wirinde kuvugana nawe bibaye byiza shaka ukuntu muri iki cyumweru utazavugana nawe ntimuzanararane mu gihe turimo kuganira ibi bintu utazapfubya umugambi w'Imana naho ni ukugira ngo umugabo atazakubaza atari ko mama kana ejo ko wiriwe utari mu rugo wari wagiye gusengerayo
mwari mwagiye mu biki? Kandi sinjya nkunda umugore uzenguruka mu bintu by'imisengere cyane. Ni ukuvuga ngo ngiryo ibanga rikomeye ry'abahanuzi b'abaki, b'abanyamayeri. Urakoze cyane. Turi ku bahanuzi n'abami, paji 133. Eliya ari ku musozi wa Karumeli, barimo barakomeza gusenga, ariko babuze aho bahera. Abahanuzi b'abanyamayeri bakomezaga kugerageza gutekereza uburyo bakoresha kugira ngo babashe gukongeza umuriro kuri icyo gicaniro, bityo batera abantu kwizera ko umuriro uturutse kuri Bali. Nyamara Eliya yakurikiranaga ibyo bakora byose, kandi abo bahanuzi bakomezaga kwiringira ko barabona uburyo bashuka abantu, bityo bakomeza imihango yabo y'ubupfapfa. Ibi bintu rero biratangaje. Satani aba yaranejejwe cyane no kuza gufasha abo yari yarayobeje kandi bari baritangiye kumukorera. Satani yari yiteguye kuza gutanga umusada. Aba yaranejejwe cyane no kohereza umurabyo maze ugakongeza igitambo cyabo. Satani aba yaranohereje umurabyo, igitambo umuriro ukaka. Ariko Uwiteka yari yahagaritse ububasha bwa Satani, kandi amayeri yose umwanzi yajyaga gukoresha ntiyari gutuma hari n'ikirimi cy'umuriro kimwe kigera ku gicaniro cya Bali. Ikintu gikomeye, amaherezo abahanuzi basabazwa no gusakuza, kandi Eliya nawe akomeza kubitegereza abitayeho, kubera ko yari azi neza ko abo batambyi nibagira amayeri ayo ari yo yose bakoresha bakabasha gukongeza umuriro wo ku gicaniro cyabo, Eliya yagombaga guhita agira gute? Atemagurwa. Kubw'ibyo rero, mu kwitera hejuru no gusakuza no kumara umwanya, Eliya yarakomeje arakanura, bakwikaraga akabareba. Abadivanisiti b'umunsi wa karindwi basabwa kuba ari abantu bafite amakenga, bitegereza akana kariko kose. Ariko wakwibaza, ni ukubera iki ijambo ry'Imana ritwihaniza kwitondera abahanuzi b'ibinyoma? Icyambere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka yose ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi benshi bagize gute? Badutse bakaza mu isi. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'iki? B'ibinyoma. Abigisha b'ibinyoma ni ukuboko kw'iburyo kw'abahanuzi b'ibinyoma, kandi bazazana rwihereranwa. Mu magambo make, ibintu byabo biba birimo ubwiru, biba birimo ubwiko, kandi ibintu byabo ntabwo bashaka ko biba publicly. Oya, bashaka ko biba ibintu biri ahantu ujya kubona ukabona bagucengeje ahantu mu gihuru, bagucengeje. Tekinike yabo ni rwihereranwa. Ikindi cya gatatu, Luka 16:31, Yesu mu mugani yari arimo kuvuga, yaravuze, arimo kuvuga umugani w'umutunzi na Lazaro, aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yagira gute? Yazuka. Umuntu udasoma ibitabo 5 bya Mose ngo abonemo agakiza yarangira. Ikindi kintu gikomeye, Matayo 24:24, abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bigize gute? Kandi amadini yose ari ku isi, ariko Imana ifite itorero rimwe yatoranyije ryitwa intore zayo, niryo ririmo gushakishwa. Zefaniya igice cya 3 harimo isomo nasomye rivuga ngo abahanuzi bawo b'uwo mujyi ni incacanya, ni abariganya. Mu gihe cya Zefaniya i Yerusalemu hari abahanuzi b'abesikoro. Imana yakoraga muri Zefaniya, ariko n'abantu bari bafite abahanuzi bazenguruka mu ngo zabo babashuka. Imana iravuga ngo abahanuzi ni incacanya n'abariganya, ni abatubuzi muri make.
Yeremiya 14:14, maze Uwiteka arambwira ati abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye si njye wabatumye kandi sinabategetse haba no kuvugana nabo, babahanurira iyerekwa ry'ibinyoma n'iby'ubupfumu. Mu gihe cya Yeremiya abahanuzi b'ibinyoma bavugaga ibintu babyita iby'Imana ariko bagacomekamo n'ibintu by'ubupfumu. N'ubu uyu munsi aba bantu birirwa bakora ibitangaza bababeshya ku maradiyo n'amateleviziyo, inyuma yabo hahishe imbaraga y'ubupfumu. Niyo mpamvu iyo muri kumwe utubwenge nk'uko wageraga mu rugo rw'umupfumu gatiki ubwenge. Yeremiya 23:25, Imana iti numvise ibyo abahanuzi bavuze bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma? Abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo igize gute? Ibeshya. Elisa yababajwe n'umunsi umwe yahuye n'umwe mu bantu bari barangiritse. Abahanuzi b'ibinyoma barangiza. Murebe mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 3. Umwami w'i Mowabu agomera Abisirayeli, Imana ituma banesha Abamowabu. Kandi Mesha umwami w'i Mowabu yari atunze intama akajya atura umwami w'Abisirayeli ubwoya bukemuwe ku ntama ze z'inyagazi agahumbi n'iz'amapfizi agahumbi. Ariko Ahabu amaze gutanga, ubwo Ahabu amaze gupfa, umwami w'i Mowabu agomera umwami w'Abisirayeli. Bukeye Yehoramu ava i Samariya aragenda ahuruza Abisirayeli bose. Yehoramu murabibona ko n'umwana wande wa Ahabu. Maze atuma kuri Yehoshafati umwami w'Abayuda ati umwami w'i Mowabu arangomeye, mbese wakwemera ko dutabarana tugatera i Mowabu? Iyi ni inshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere Ahabu na Yehoshafati, Ahabu yashutse Yehoshafati, Yehoshafati ajya ku rugamba, Imana iramucyura. Buriya rero hari abakirisitu batajya bumva rimwe. Inshuro ya kabiri umwana wa Ahabu ahamagaye Yehoshafati nanone, tujyane tujye kugarura ubutaka bw'iwacu. Umwana wa Ahabu iwabo se amaze gupfa, uyu mwana wa Ahabu nawe yakomeje gukoresha abahanuzi b'ibinyoma. Abari bo bazaza ategaho amakiriro, ibintu byose agiye gukora akabahamagaza. Mutega amatwi uko byagenze. Undi nawe ati tuzatabarana nk'uwitabara, ingabo zanjye ari nk'ingabo zawe n'amafarashi yanjye ari nka yawe. Arongera aramubaza ati turazamukira mu yihe nzira? Nawe ati tuzanyura inzira yose y'ubutayu bwa Edomu. Nuko umwami w'Abisirayeli atabarana n'umwami w'Abayuda n'umwami wa Edomu. Bamara iminsi 7 banyura mu nzira izigura, ingabo zibura amazi, zibura n'aya matungo bari bafite. Umwami w'Abisirayeli aravuga ati iri ni ishyano, Uwiteka yahuruje aba bami uko ari 3 kubahana mu maboko y'Abamowabu. Yehoshafati aravuga ati mbese nta muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumugishirize mu Uwiteka iki inama? Wa munsi nanone ari kumwe na Ahabu yagishije inama ku muhanuzi w'Uwiteka. Yehoshafati iyo ibintu byangaga akabona inzira iranze, yashakaga uburyo amakuru yayabaza umuntu w'Imana. Ariko Yehoshafati we yakururaga amakuru kuba abantu babazanye. Umunsi wa mbere bazanye abahanuzi 440 ingahe babashyiraho. Arangira avuga ati munyereke nta wundi muhanuzi w'Uwiteka usigaye. Amakenga Yehoshafati yari afite niyo makenga abantu bo mu minsi y'imperuka bakeneye. Kubona abahanuzi babashize imbere yawe ari 400, ukabinjiramo ukabaza uti se naba gusa nta wundi muhanuzi w'Imana ugize gute? Ntukajye unyurwa manuma. Icyabaye ni iki? Umwe mu bagaragu b'umwami w'Abisirayeli arababwira ati hariho Elisa mwene Shafati wajyaga akarabisha Eliya. Yehoshafati aravuga ati ijambo ry'Uwiteka riri muri uwo mugabo, riri muri we, nimumuhamagare. Nuko umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati n'umwami wa Edomu baramanuka basanga nde? Elisa. 13. Elisa abwira umwami w'Abisirayeli ati mpuriye he nawe? Sanga abahanuzi baso
n'abahanuzi ba nyoko. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati oya, Uwiteka yahuruje aba bami batatu kubahana mu maboko y'Abamowabu. Elisa ngo yabonye uyu mwana, arangije aravuga ati niko uyu muntu ahuye n'ikibazo nibwo aje kunshakaho amakuru y'Imana. Ibwami ko atajya ahamagaza Imana, abahanuzi b'ibinyoma ko yabahaye umwanya birirwa iwe, ubu uyu niwo mwanya aje gushakiramo Imana. Elisa arababara ararakara, arangije aravuga ngo mpuriye he nawe, genda amakuru ukeneye genda ujye kuyashaka ku bahanuzi ba so n'abande n'abanyoko. Reka mbabwire, iyo wanze Imana hari igihe uyikenera nayo itakigize gute, itakigukeneye. Icyabaye ni iki? Elisa aravuga ati nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, ni ukuri iyaba ntagiriye Yehoshafati umwami w'Abayuda uraha, simba nkuroye n'irihumye, nta n'amakuru nari kugira gute, nari kuguha. Amahirwe yawe, amakuru ngiye kuguha ni ukuri kumwe n'umuntu w'iki ariko kuri wowe Imana wayiteye umugongo, uyoboka abahanuzi b'ibinyoma, nta makuru nakagombye kuguha. Twihuta, ariko noneho nzanira umucuranzi w'inanga n'inanga. Nuko baramumuzanira, bazana umucuranzi agicuranga, ukuboko k'Uwiteka kujya kuri Elisa. Byagenze gute? Elisa yari yarakaye bimwe biteye ubwoba, arangije avuga ati rero nshobora no gutanga igisubizo cy'Imana nkagitangira muki mu burakari, kuko uyu munyagwa ntiyigeze atabaza Imana, none ibintu byamuyobeye aje gushaka Imana. Oya, ntamucyurira cyangwa nkamubwira nabi, munzanire umucuranzi. Bazana umucuranzi acuranga indirimbo zera. Elisa uburakari buramanuka, umwuka ugira gute, urazamuka. Ariko reka mbabazi, aba baririmbyi baturirimbira bafite ububasha bwo kugabanya uburakari muri twe. Amaze kuririmba, Elisa arahanura ati Uwiteka aravuze ngo nimukwize iki kibayamo impavu, kuko Uwiteka impavu, kuko Uwiteka agize ngo ntimuza kumva umuyaga, ntimuza kubona n'imvura, ariko iki kibaya kizuzura amazi, munywe mwuhire n'amashyo yanyu n'imikumbi yanyu. Icyakora ibyo biroroshye ku Uwiteka, ndetse azabagabiza n'abaki, n'Abamowabu. Amen. Iyo ushatse Imana mu by'ukuri, iguha igisubizo cy'ikibazo wari ufite, ikagerekaho n'ikindi utari ugize gute utaruzi. Baje kubaza Elisa ibigendanye n'amazi, bamuhisha ko bagiye kurwana. Elisa arababwira ati rero icy'amazi iri bugikemure, ariko Imana ikemuye ikirenze icyo, nuko ahubwo n'urugamba mugiyemo muzagira gute, muzanesha. Reka mbabwire, mwijya mu madini yo hanze no mu matsinda y'amasengesho kujya gushaka y'amakuru y'ibicecete, ahangaha kuri uru ruhimbi hari Imana iruta Elisa, hari Imana itanga amakuru. Ndasaba Imana muri uyu mugoroba, iki cyigisho uyu ni umugabane wa mbere, ejo dufite umugabane wa kangahe, wa kabiri. Ibi ngibi twigaga ni hirya. Noneho ni iyihe mitego Satani azatega Abadivantiste mu bigendanye n'imyuka imbere hano turimo kujya, kugira ngo ababye n'intore niba bigize gute mwishakira amakuru ahandi, nimuyashakire ku Mana. Mwishakira amakuru ahandi, muyashakire mu ijambo ryayo. Abantu muzi mwagiye muta Imana, mugata inzu yayo, mugata ijambo ryayo, mukajya gushaka ibyo abantu bababwira biryoheye irari ryanyu. Iki ni igihe cyo kugaruka. Mu ijuru hari Imana yiteguye kugufasha. Abaririmbyi nimugerageze muririmbe, ababwiriza muvugisha ukuri, abayobozi muyoboresha ukuri. Dupfubye imigambi y'abantu barimo kumanuka bajya muri Ekuroni kujya kuraguzayo. Kuva uyu munsi Imana iraguhumuye, Imana igiye gusuka umwuka w'ubwenge muri uru rusengero, kugira ngo hatazagira uturusha iki, ubwenge. Imana igiye gusuka umwuka wo kwihangana muri uru rusengero, kugira ngo hatazagira uprofita kwihangana guke kwacu. Imana igiye gusuka umwuka wo kunyurwa muri twe, kugira ngo hatazagira ufatiranwa ku bukene bwe agata umurongo w'ijambo ry'Imana. Imana igiye gusuka umwuka w'imbabazi muri iri torero, kugira ngo waguhemukiye
yababwiye bitazasaba yuko ujya gushaka amakuru ye, ahubwo uzaha ku gicaniro Imana iguha umugisha. Kuva uyu munsi bwira Imana uti Imana, ko ndi mu besikoro bakaba bandusha ubwenge, ndakoresha ubuhe bwenge? Yesu Kristo amanuke yinjire mu mutima wanyu, abinjizemo umwuka w'amakenga n'umwuka wo kureba kure. Ntibyigeze bibaho ko umudivaniste ahinduka umuntu umeze nk'ishashi iri mu kirere, itwarwa n'umwuka ubonetse wose. Kubera iki? Ijambo ry'Imana ritwereka yuko turi abantu bafite ishyikizo, dufite igitsi ku mutima. Mwirinde guhuzagurika. Wowe uri hano ubizi ko mu mutima wawe ufite umuntu wanze, kubera ko wabibwiwe n'abantu bitwa abantu b'Imana. Wowe ufite umuntu wijunditse ngo barakurogeye kuko wahawe ubuhamya n'abantu bitwa ngo babonana n'Imana. Wowe wagiye ukihisha ukajya ahantu bakakubwira ko nta n'umwuka w'Imana ukibaha. Kubw'ibyo rero aho hantu bakagufasha bakanakubwira ngo nucika ibyo bagukije bizagaruka. Iryo ni iterabwoba rya Satani. Mfite ubuhamya umuntu yaranyandikiye, arambwira ati njyewe nahuye n'ibibazo, ndwaza umwana. Maze kurwaza umwana ndabanza ngenda mpura n'ibindi bintu by'ibibazo, ariko mpamagara abantu barasenga, kabiri gatatu biranga. Nza kugera aho menya yuko ari abantu banyanga, nyoboka kujya gusengera ahantu. Banjyana mbere nabonaga hari Bibiliya, mbona ari abantu beza, ariko nyuma yaho naje gusanga ari abapfumu bitwikiriye ubukirisitu. Nagiye ndwaje umwana, ubu umwana wa kabiri nawe yarafashwe, umugabo nawe byaramufasha araryamye. Uyu mugoroba ndakwandikiye ngo unsengere, kuko no kuva muri ibyo bintu numva bingoye. Umaze imyaka ingana iki? Arambwira ngo urwo rugendo ndumazemo imyaka 3. Ubu nibwo agaruye ubwenge ku gihe, arimo aragenda yohereza message ku bantu bo ku rusengero ngo bagire gute, bamusengere. Yamanutse agiye gukiza umwana, urugo rwose ubu rwarafashwe, niwe wenyine usigaye. Ngiki cyerekezo cyanyu, ibintu murimo kujyamo ntago mubizi, ariko muzisanga biri ku rwego ruruta urwo mwatekerezaga. Mwitonde. Itorero rya Kimisagara nongere mbibabwire, mwatezwe umutego mutazi, uzashibukana n'abo mutazi. Kuri uyu mugoroba mbere yuko twiga umugabane w'ejo, saba Imana icisha akayaga mu mutwe wawe ukanguke. Umwanzi wacu ukomeye ninde? Kubw'ibyo rero kuva uyu munsi mwirinde Satani uzerera nk'intare ishaka ikigira gute, conjomera. Kandi muri uyu mugoroba dusoza amateraniro yacu, hari umuntu ubwira Imana ngo Mana, njyewe ntitaye ku byavuzwe hano n'ibindi byose, ndashaka kwibera mu biganza byawe. Ahari umutekano w'umubiri, ndashaka kuza mu biganza byawe hari umutekano w'umutima. Nshaka kuza mu biganza byawe hari umutekano w'ubutunzi bwanjye. Nshaka kuza mu biganza byawe hari umutekano wo kwizera kwanjye. Muri uyu mwanya Mana, ndishakira kwibera mu mutekano wo mu biganza byawe. Kandi muri ibyo biganza imiraba y'ibigeragezo niza, ujye umpisha mu gishura cyawe nk'uko umubyeyi ahisha umwana we. Wowe ufite icyo cyifuzo ngwino dusenge.